kibazize iki tuzadukora igiterane tukakimara hari abakoroganye umuntu yabwira umushitsi ngucara undi akaza nawe ucara uwabwira abandi ati mubanze icayi ngo tubanze amazi wavuga ati yeme tubanze tukaranga ifiriti ngo tubanze tukaranga inyama ukamura n'umugore asohotse imitsi ese ugavuze uyu ni muti wabisimwa ko banganyije imisina babisimwa uzikijya iyo mbonye ukuntu abayimbe nk'igiterane cyacu tubaye dushwana kubusabusa inzambazaga none bano bacu bataza banahumiriza titubaciriye imanza ariko kumwanzi numwe numara referuzo ogenda ubegere winjira na bihuduma numara wama wegera kugeza ku gikoni wegere kugeza ku isukari ishira ureba numara ureberera batatu gusa kujana amazi y'umushitsi umwe bazama bashwana bose umwe azamabwira wabo ngo yewe ngo babanje kamambiro babanje isumo babanje erega umanzi ugwanya Bilgaramu ni ukugwanya nawe uwagwanyije bayongico muri Korea ni ukugwanya nawe ntaza babari azama kubara umurongo wa 14 reka dusome kubara 14 umurongo wa 8 n'uwa 9 twongere turaza gusoma no muri Timotheo wa 2:3-14 kubara 14 umurongo wa 8 n'uwa 9 kubara 14 umurongo wa 8 aravuga ngo niba Uwiteka twishimira azatujana muri ico gihugu akiduhe kandi ari igihugu c'amata n'ubuki icakora timugomere Uwiteka kandi ntimutinye bene ico gihugu tuzabarya nk'imisima tibafite ikibakingira kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu timubatinye amen. Timotheo wa 2 igice ca 3 igice ca 3 umurongo wa 14 haravuga ngo ariko wehoho Timotheo wa 2:3-14 ariko wehoho ugume muza wize ukavyizezwa yuko uzuba kwigishije kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ivyanditswe vyera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Ivyanditswe vyera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka amen. Turagushimiye Kristo mwiza muri mugoroba turashima ubuntu bwawe bwaduteranije warinze imihana yacu tuyemo n'ubuntu bwawe turagushimiye kuko wabiteguye ukabasha no kubidusohozamo ni wewe twebwe tugeze rero mwanya wo kuganira ijambo ryawe bane natwe turakingura ikirere mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ibyo tuvuga byose be ari byo wateguye tongeramo ibyacu kandi tutagira ico tugabanya bana natwe muri aka kanya mu ijambo kubw'izina rya Yesu Kristo amen. Isaha ziragiye ariko si cyane turabizi ko hano muzamu ukwega amasaha bukeya ariko kandi ntiyakiri kare abaje guteka wenda batangiye kugenda n'abandi bari hafi aho ngaho rero turakora tunyaruka kugira ngo tuze kubaheza umwanya wo kwisanzura mu bindi bikorwa. Mbere dushimiye Imana itugiriye neza muri uyu mugoroba tukabasha kuba muri iki kibanza iminsi biteguwe si myinshi ariko kandi si mikeya kubera ko nta bindi bikorwa abantu baba bafite icumweru kirahagije cyangwa bibiri
ariko mu bundi buryo ntibiba ari byinshi. Rero uko gahunda zagenze hagati ahangaha kugira ngo tuba ahangaha, turashima Imana yabikoze ihabwa icubahiro. Turashimira itorero rya EPGR ryatumenyeshe kuko hariho iki gikorwa nkuko Reverend avuye kubivuga, takindi tworenzaho mwabyumvise. Turashima rero ko natwe twisanze muri uwo mwanya w'amashimwe kugira ngo tubashe kubana namwe. Rero Imana yabikoze ihabwa icubahiro. EPGR Imana iheze umugisha abayobozi b'itorero, abakristo muri rusange n'abayumbe batangiye batuganiriza. Mwese turavuze ngo Imana yo mu ijuru ibasanga ibasuri bagirire neza. Turishima kandi kubona umuvandimwe twazanye yarari Bujumbura yaragize iminsi, ariko kandi izi gahunda zimaze kubaho kandi dufitanye ngira ngo abatwari kumwe mu kane hano ubwo mperuka hano nababwiye ko twari babiri dufite ziyara yo guca mu makambi dushima Imana. Uyu mugabo rero niwe nariko mbabwira ko atabonetse kubera ko yari ku mashuri, noneho agiye kumvugisha muri no minsi ambaza gahunda zacu ko zihagaze, mubwira kuko twaye tuza hano hariho igitaramo cavumbutse. Amen. Tabara igasogwe byavumbutse, none guze tugende. Yahise aba tayari, ubu twazanye rero Imana yamuboneye umwanya tibihurirana no ko ari ku ishuri, navyo turabishima Imana kandi turakwiyegereje muvandimwe. Wegere naje ndakwiyegereje cyane, baravuze ngo bamugani nimbara wa toto ngo utakwisa umushitsi batari barugwawe. Naje rero ntakwisa umushitsi nyine simbanda umuvandimwe wawe, kuko kuri jewe uri umushitsi cyane. Rero ndakwiyegereje. Turashima rero abashumba muri rusange ba hano twabonye, Imana bagirire neza, mwabashije mwitavye itorero, ariko kandi timwari kureka gucika intege. Iyo tuza wenda mutadushigikira mutatwumva byari ibyanyu kutitaba, ariko kandi turabashimiye namwe twababonye. Imana bagirire neza mwese n'abayumbe muri rusange. Reka rero tuje mu ijambo ry'Imana. Dusomye hano, dufite iminsi itari mikeya, n'ejo turi kumwe mu gitondo na nimugoroba, ariko uko mbaye numva biteguye mu mutwe turabijamo byose. Ejo tuzakomeza tunogereza, ariko kandi ariko bimeze. Kandi ngeze hano inshuro nyinshi kuko babivuze ndi umuntu wahangaha. Hari igihe ntegura inyigisho nkavuga ngo nzababwira amakuru urugenzi ku musozo, cyangwa nkavuga ati ndababwira yose ariko nzakomeza nyasubiramo, kubera ko uko isomo riba riteguye niko rikwiriye kugenda. Kandi hari igihe umuntu azatatira umwuka. Ndibuka kuri Pentecoste, ndagira ngo ubwo narana kuri Pentecoste y'umwaka wo hirya, narateguye ndasoma ibitabo byinshi, nari mfite ahantu henshi nateguye, ariko ngeze ahangaha birananira kugira ngo menyere ko nkwiye kwigisha ibyaje mu mutima. Nyine ni igihe cyo gutanga mikrofone gantashe, kubera ko ntakundi no bakigize. Ariko no kuvuga ko nagerageje kurwana soma. Umugabo umwe wari akumuramza yaravuze ati ndi mu kubwira Reverend ngo umwanya mbwirize akanga, ngo kandi ibyo nize naratanze intama. Atariko ndi kumubwira ngo mbwirize sibampe n'isabuni bakanga. Nanje naravuga ati umuntu wasomye agasenga ndama ntaha ntabrushe nkora no kuri za bindi nasomye. Mubabaro mwinshi cyane, kandi bizari tumuvugira abantu ibyo we utahawumva, ukamuvuga ibintu utahawuzumva kubera ko watayaza ibyo wateguye bikavuna. Ariko kandi Imana iyo ibizi ayi icishaka kuganiriza abantu, sina ngombwa ko tuganira ngo duhite tumanura ijambo nk'iri hari manuka muri serumu ngo wamurangiza uko ubuto buhabugenda wamubwira abantu. Izambo na rimwe tubwira abantu ukabwirizwa bwiza, wabona nk'umuntu wunamye ukatangara, umugore wawe usimbiza umwana biramureba, simbiza cyane kuko uw'Imana yantumyeho nziko arimo arumva, habe nubwo yasibye gato yabo mubwira ko mufasha ari mu makariti.
niyo mpamvu rero dukwiye kuza tureka Imana ikikorera ibyayo, ibyacu bikaguma mu majenda. Amen. Bakitubwira nanone ku gushima ni kuko kose ntabwo twigeze tubyumva. Naramubajije amashimwe n'ayiki Pascal niwe twavuganye mbere, bimeze bite, arambwira amashimwe peza ko peza kantaraganira na pasiteri ni nkayiki, ni ugushima kubera iki? Arambwira atoya genda namashimwe gusa uzosenge ico Uwiteka azoshira ku mutima nico, ta teme tuguheza ta kepfo ka ruguru, dufite igiterane iminsi ibiri, amashimwe c'Imana izoguheza nico, kandi nitaguha ico ikaguha ibindi nanone uzakomeza ibyo. Hagati aho rero tubanjije gushima Imana, twifatikanije namwe mashimwe ku cuma cabonetse, uko muvuye kubivuga, uko mwafashe umwanya muremure muja kumbuga musenga mugira gute, ariko timwobona umwanya muremure wo gushima ungana nk'uwo mwafashe muyishaka. Abantu bazabarira cyane nyine wamugana, ariko umwanya wo gushima ukaba kuvuga gusa ngo turashimye, ariko kandi mu mutima niho Imana izireba, kandi uburemere bw'ikintu izigipimira ku mutima gusumba ku kanwa, kuko mwoguma no kubivuga ariko yabareba ikavuga ati nyamara ko muravuga ibitabarimo, ariko kandi umutima wanyu wabitekereje mukaba mubyaturiye amakanisa yose. Natwe aya mashimwe twifatikanije nayo tuvuga ngo Imana yo mu ijuru yabikoze ihabwa icubahiro. Turakomeje rero ijambo ryacu, message dufite. Ubwo rero tuvuye mu mashimwe kandi niyo teme irarangiye, tuzakomeza. Imana nibituzana kandi nitabizana muzobyihanganira, kuko mwihanganiye n'ibindi bitari ibingibi. Turi ku ijambo rivuga ngo kumvira Imana. Ubushize twari Bujumbura, tugerana hariya i Musasa kanisa ry'iwacu, tuzanogera mu gatatu dufite teme ivuga ko dukwiriye kumvira Imana. Rero bampamagaye nagumye numva ari ibyo, ndavuga ati sinja kurwana n'ibindi, reka nkomeze ibyo ngibyo. Mubona mpagaze aha ngiye kwigisha abayumbe nibo bantumiye kumvira Imana, niyo gahunda rero mfite. Navuze ngo turayinjiramo yose hamwe, tuzakomeza kuri urwandiko rwa Timoteyo ibice 4, icya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu, dusoze ku cyumweru ku mugoroba mu gice cya 4. Kumvira Imana rero ndavuga ibintu bitatu duhuriza hamwe bikitwa kumvira Imana. Mbere nabwiye abo nabwiye ushize, yo uziko mara ya mwanya wose ako nta kibazo, kandi gari mu mwanya gishe gutinda ni wacu nsigaye noneho mara iminota myinshi kandi mwampaye hano. Twaganira ijambo turavuga ngo amahame y'Imana ni menshi muri Bibiliya. Hari abavuga ko ushaka ubwami bw'Imana ukiranuka kwayo n'ibindi tuzabyongererwa. Hari abandi bavuga bati uramenye ntugasarure aho utabibye. Gusarura kose kubanzirizwa n'icuya. Mu mahame y'Imana harimo umuruho kugira ngo uzagere kubyo uhawisaba, n'ibindi bisa n'ibyo n'ibindi nawe uzi. Ariko nabwiye abantu nababwira ati amahame y'Imana nshaka kubwiriza cyangwa nshaka kwigisha abantu muri iki gihe sayo ngaya dusoma mu cyandiko cyangwa mu murongo, ahubwo nshaka kukubwira ko iminsi ugize usoma niyo ugize usenga hari icyo Imana yabashe kukwibwira yonyine, kukwibwirira. Imaze kukubwira ibyo yakubwiye rero nibyo bikwiriye kukubera ihame hagati yayo nayo. Kandi ubundi tuba dufitemo amasezerano ubusanzwe, hari icyo usezeranya Imana, hari icyo n'Imana igusezeranya. Hagati aho rero imikoranire yawe n'imivugire yawe nayo nibyo rero tubasha gukuramo ihame ryawe nayo rero mukamenya uko mujana. Tutitaye rero ku byo Matayo yanditse, tutitaye ku bya Mariko na Luka, ahubwo twitaye ku byo yakwibwiriye, hanyuma nawe ukagira icyo uyibwiye. Wanashaka ibyo Imana igenderaho cyane ku muntu, iyo umaze kuyimenya ukagira icyo uyibwiye iracuba kandi kakigenderaho, igahita rero ibana nawe nk'aho ari wowe nyiri mahame. Namba muzamoni umuntu asubiye inyuma, Imana imugaye umwuka w'Imana akamugaya akamuvamo, kandi yamuvamo umusaruro wabyo ukaba muke. Na Bibiliya rero iyo tudasoma
tubisenge iyo bitari mu mushinga kwibasha kumpindura kandi basha kugira icyo yomfasha mu buzima urabisoma bigasigaraho ariko kandi baza bavuga ndetse ngo ugira intambwe zitatu amen icambere ngo dukwiye gufata umwanya wo kuyisoma gusa ukamusoma paragrafi imwe ukamusoma ukuntu Yesu yazuye Lazaro ukuntu bari kwamutumira akabanza gutinda yaza akamuzura ukamubibroka ibyo ngo bikama bitwara igihe kirekire kandi ukamutangira mu itangiro nimbari Yakobo nimbari ndukamusoma ukamukunangura bwa kabiri ngo tugasura tukiga guisoma kugira ngo tuyumve twumve ese Yakobo yarashaka kuvuga iki umwanditsi wazanditse yashakaga iki ukagenda umenya icyo yaragamije kandi rimwe na rimwe so tumenye icyo yaragamije tuwaye tumara amashapitire menshi bwa gatatu rero ngo tukiga kumvira gusoma kumva no kumvira iyo usimbutse tuzi ubishobora niyo mpamvu muzamubona twebwe abasore naje ndacara umusoreka niyo mpamvu muzamubona tw'abasore tufite ibyanditswe byera byinshi ariko bitotubuza gukoroga abantu bitotubuza gushwana n'abantu kandi zakwiriye rero kuba abantu bakuze cyangwa se bumvira Imana rero hakwiye kubamo no kumvira ubuyobozi bw'itorero hakwiye guhera kuri perezida w'ikiyumbe dukwiye kumwumvira turi korali dukwiye kumvira perezida wa korali kugira ngo bitere imbere wa mugani nyine Petero ngo yaravuze ngo nimba urubanza ruzahera mu nzu y'Imana mu bakiranutsi ngo nirugera kubatizera ni igitangaza nyine hazananiza n'abaraye ku mavi tukazuka twabisobekeranyije bariya bacu baza bamara amezi n'amezi ndahuduma baza binjira ihuduma y'iminsi 5 kandi maze kubagenzura kenshi kandi nahereye ku kiyumba kibazize iki tuzadukora igiterane tukakimara hari abakoroganye umuntu yabwira umushitsi ngucara undi akaza nawe ucara uwabwira abandi ati mubanze icayi ngo ye tubanze amazi wavuga ati yeme tubanze tukaranga ifiriti ngo ye tubanze tukaranga inyama ukamura n'umugore asohotse imitsi Yesu gabutse uyu ni muti wabisimwa ko banganyije imisina babisimwa uzikijya iyo mbonye ukuntu abayimbe nk'igiterane cyacu tuwaye dushwana kubusabusa inzambazaga none bano bacu bataza banahumiriza titubaciriye imanza ariko kumwanzi numwe numara refero uzogenda ubegere winjira nabihuduma numara wama wegera kugeza ku gikoni wegere kugeza ku isukari ishira ureba numara urebere batatu gusa kujana amazi y'umushitsi umwe bazama bashwana bose umwe azamabwira wabo ngo yewe ngo babanje kamambiro babanje isumu babanje erega manzi ugwanya Bilgaramu ni ukugwanya nawe uwagwanyije bayongico muri Korea ni ukugwanya nawe ntaza babarira azama kubita nkuko kwa kubita umugabo w'igitangaza cyo gituma dukwiye gusenga tazage ni gitero ahavuga ngo ukuneza tumeze na numuze Rugiramaro hari niko na Satani harwanya ririya zina ritutavuze hari icuma nuri muri Amerika runaka igitero ni kimwe kubera iki iwego ntakubona kera tumaze kutubwira ngo umukobwa karahimbaza hano uko yakureje kera bama barashurutoga basatira nkaha kugira ngo iriya nkumi itazovuka niyo mpamvu igiye kukugwanyiza yitwaza ubuhiri kuko wewe twe tukugarukiraho iyo ayireba n'abadepite n'abaministre bazovuka n'abandi barevera n'aba bishop bazovuka muri wewe maze rero yaje kukurwanya Mungu umwe yarirutse ari yaruguri wacu mu marango za Rutugita ngo ariruka hari mu ijoro rero yakanza abantu bamane ukanga abantu abana bariruka bari bazamutse kagasozi karengera mu masha uva za Rutugita ahagarara rya kwita icumuko none wewe urahasi kuri uriya muko uhamaze n'imyaka myinshi abantu bose bo muri kiriya gice barawuzi ngo ariruka ngo yiruke abana ngo biruke urumva yishe
ngo baje gutambuka buri inyuma kujya abakobwa bazagenda udukundi ngo birukanka pese ngo arabakansigara birukana ngo agera abona birutse cyane ati sinje bohunga kuriye ntabwo ari ahubwo hari impyisi babonye reka niruke mbafate twese tuyihunga akiruka abahungiramo nawe kubera ari we bikanze bakashiramwe aka vitesse kugira ngo bamusige kurumva iyo film ukuntu yari imeze kandi amatara y'iwacu yageze yakarimwe na rimwe bundi ntiyake urumva ko byari bibazo mabuto yasize yaribishije amapoto y'iwacu Satani ziguteye ukaza uvuga ngo se ariko kirashaka iki amuka zari wakakuvamo akagenda agasigara birya wewe wibwira rero aho nyine ibyo wibwira nibyo nzokomereza hejuru dukwiriye tugarukira mu ijambo ry'Imana kugira ngo ribashe kudutunganya tuba abantu bazima bakuze ikiyumbe cyo kiba gihanda kigahanda sindabona ikitwiza gihanda nigeze kubaza sinzi ko ntabivuze nigeze kubaza umurevera wacu muri ya myaka yo hambere hari kweka imza mudushwanira pastor kandi kibazo ga mwamara kudushwanira twamara kugumuka mukabona kwemera gitamo mutaza mwemera tutarashwana koje nza mbona ko gushwana atari kwiza ngumve nkigeyo kambwe ati wagipfuwe ngumve ngo none tuba twemeye ngo cangwe tuba twabonye muri abana ati kera mbonye uri umwana ugiye kuja impaka nawe ngo no guha byose ati kujya tuzatuje impaka twaye tugira ngo murumva twa tugira ngo muri kosora ati none mwamaraga kurakara tukabona byabaye by'abana ati nkama nguha byose nicyo cyagiye rero uzamona revera mu gitondo ndashoje president abayimbarakoze kudutumira abantu bantu bose Imana ibaho umugisha burya nyine ngo tumaze gutandukana ngo twaragiye ngo turiga ngo dusanga rimwe mwavuze ukuri ati dusanga mwaravuze neza none rero bavandi kujya aba yavuze ngo mwabipfumwe Salomo yaravuze ngo ntukite ku bupfapfa bw'umupfapfa ngo nawe wo pfapfana Imana itugirire neza arakoze.